fasha umwanya ndagushimiye kuko wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nje mu kiganiro cyitwa Family Talk. Murabizi ko tugira ibiganiro bitatu: Gospel Talk, Family Talk n'ubuhamya n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero muri Family Talk yacu y'uyu munsi tugiye kuganira ku bintu tugenda tubona hanze hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Hari abagabo babaye abashyitsi mu rugo, baza baje kurya ibyo batahashye no kurongora abo batahaye keya, kandi tugahura mu rusengero bafunze amakaruvati ngo ni abadiyakoni n'abavugabutumwa. Bibiliya ivuga iki kuri aba bagabo n'abagore birwa mu ya 40, 21, 120? Nubwo zimwe zafunzwe ariko izi ntoranywa ziracyahari. Bibiliya bavuga iki Masenge? Naho tugiye kuganirira ngo wahe ikaze muri iki kiganiro. Urakoze cyane, suje abantu bose badukurikiye, Imana ibaho umugisha kandi ko bafunguye iyi video. Nibanyemerere dusenge tugaruke tuganira. Mana, turagushimiye mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire n'abakunzi b'umusaraba wa Kristo, kuko nibo batwumva, abandi bo barabyumva bakumva ntacyo bivuze, ariko abawe barakumva bakumva hari icyo tubashije kubagaburira, tugaburiye ibitekerezo byabo kandi bagahindurwa n'imiburo yawe. Dushoboza umwuka wera wawe atuyobore kugira ngo twubake umuryango nk'ishingiro ry'igihugu, nk'ishingiro ry'ubuzima. Mu izina rya Yesu dushyigikire bigende neza mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu abahe umugisha kandi yishimire ubugingo bwacu. Wagize uti tugiye kuri Family Talk. Nukuri nagira ngo mbwire abantu ko nta muryango nta gihugu, nta muryango nta torero, nta muryango nta gakiza, nta muryango. Donc ishingiro ry'ubuzima bwose bubaho rishingira ku muryango. Niyo mpamvu bavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Kandi umuntu ashobora kuvuka ahantu habi ariko yarerwa neza akavamo umuntu muzima. Ariko iyo umuntu avutse ahantu heza akarerwa nabi, byanga bikunda avamo umuntu mubi. Niyo mpamvu avuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi n'ufata nyine ihene ngo ayifata igihebeba. Ubundi arikote nigeze kuvuga, ndavuga ngo umuryango, igihugu, itorero bidafite ukuri muri bo, yego, bameze nk'inzira itagira iherezo. Subiramo ako kantu. Umuryango, igihugu, itorero badafite ukuri muri bo, bameze nk'inzira itagira iherezo. Icyo gihe wavugaga ukuri nka Kristo, wavugaga ukuri. Yesu aguha umugisha. Ibyo ni nako kuri rero. Iyo nzira nyine itagira iherezo abantu bibaze abayigendamo uko byazarangira. So ijambo ry'Imana warumbajije uti rivuga iki ku bantu bihunza inshingano, ugasanga kandi ni nacyo kibazo kiriho uyu munsi. Kuba turi kubona ibi bizira byose biza bikikubitaho, tukabona abantu bari kubijyamo baraparticipa muri ibyo bizira, tukabona amahana ari kugwira isi. Nongera kubibutsa ko uko tugenda dukora ibyaha, uko urwego rw'ibyaha bikorwa mu isi rugenda ruzamuka, ni nako imbaraga z'Imana zigenda ziva mu bantu, kandi ibizira n'ibyaha n'ibyago bikarushaho kunozwa. Nongere mvuge ngo uyu munsi impamvu guhinga biri gusaba ifumbire no kubera ibyaha biri kuba byinshi. Kandi mu minsi iri imbere uko ibyaha bizakomeza kuza, Yesu naba ataragaruka, n'iriya fumbire izageraho ibitagikora. Mujye muyishyiramo noneho mubone nayo noneho nta kintu iri gukora. Na biriya bikoko mutera ishinge kugira ngo bitubuke bikurire ukwezi kumwe, muzajya mutera ziriya nshinge ziba amazi. Uko icyaha kigenda kidevelopa kizamuka, niko ibizira bigenda byiyongera, kandi umuvumo w'uburyo bw'imibereho, uvuma inyoko muntu, ugakomeza kugenda wiyongera uza mu buryo bwose bushoboka. So rero niyo mpamvu ibyo byose iyo turebye akenshi na kenshi dusanga bipfira mu muryango. Amadini menshi usanga batajya bita ku kwigisha umuryango ngo ni gute umuryango ugomba kubaho. Ese umuryango, umugabo agomba guhagarara mu nshingano ze gute, umugore ahagarara hehe mu nshingano ze. Ndashaka ko tuwusoma ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere ibice 5 umurongo w'8. Haravuga ngo ariko umuntu ngo haravuga ngo ariko niba umuntu adatunga abe cyane cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizerwa kandi ababaye mubi hanyuma yutizera.
niba umuntu adatunga be gutunga, ndagira ngo wenda tubanze twumve Bibiliya nivuga ngo gutunga abawe, ubundi tubanze tuvuge wowe urinde, ni wowe mugabo, ni wowe mugore. Abawe ni bande? Ni abana bawe, ni umugore wawe cyangwa ni umugabo wawe. Kubatunga ni gute? Ntabwo ari ukubamenyera ibirayi gusa, ntabwo ari ukubamenyera ko bariye nuko baraye mu nzu gusa, oya, ahubwo ni ugutunga umwuka wabo, ugatunga n'umubiri. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Riratubwira ngo yobora inzira umwana wawe akwiriye kunyuramo akiri muto, azarinda asaza atarayiyoba. Bivuze ngo icyo umwana wawe agomba kuba cyo mu zabukuru ugomba kukimuremamo akiri mutoya. Kumutunga kuzuye rero ni ukurera umwuka we, kurera umwuka we ukarera n'umubiri we, ku ruhande rwo gucunga inshingano zawe ku buzima bwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana itugirire neza. Bibiliya itubwira amakuru y'abana bagiye barerwa neza, barimo nka Samweli, uwo bita Hana yahisemo kumushyira Eli. Aravuga ati wa mwana we, ndashaka nakwemereye ko uzaba umukozi w'Imana, Imana nayemereye ko nzagutanga ukajya kuyikorera, genda ukurire ku birenge by'abatambyi, wiga ibyo gukorera Imana, aba ari byo urundukiramo. Aragenda kurira kwa Eli, abasha kurundukira mu buhanuzi. Niko Bibiliya yitubwira. Umwana wawe rero kumutunga ni ukumenya igice cye cy'umwuka ukagenzura n'igice cye cy'umubiri. Ariko si umwana wawe gusa, nawe mugabo, nawe mugore, iyo ushakanye n'uwawe mushakanye, ugomba kumanza ukitegereza ukamenya yuko uwo muntu mugiye kuba umwe, nta kwihunza inshingano. Ndagira ngo wenda iri jambo ry'Imana kugira ngo turiganireho byose bigendere rimwe, dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 5, Abefeso nabo wenda tugendera iri jambo ry'Imana rimwe, 5:22. Yaravuze ngo uko abagabo n'abagore bakwiriye kumererana. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Umva inshingano ikomeye. Bagore, mugandukira abagabo banyu nk'uko itorero rigandukira umwami wacu Kristo. Icyo ni kimwe. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo. Ariko uguzi ko nsomye ino jambo nkahita nibaza wenda nk'iyo umugabo agiye guca inyuma umugore, togore igihimba cyagiye guca inyuma y'umutwe. Hari ibintu ubundi biba bidafatika, bitanumvikana. Niyo mpamvu hari ijambo ry'Imana ribifata. Nimba umugabo ni umutwe, sibyo? Umugore ni igihimba. None rero cya gihimba kigiye guca inyuma y'umutwe, sinzanu kibusize ntuze kumbaza hariwe, ariko kigiye buhimba. Nawe uracyakiri uti igihimba kitagira umutwe, gacomeka uwanyu. Reka ubwire. Biriya mpamvu umenya ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyaha cy'ubusambanyi ni kibi, uko gikorerwa imbere mu mubiri. Hari ibintu ngiye nsoma nkumva umwuka wera ari kunganiriza ibintu bikomeye. Yego, Imana itugirire neza. 23 reka tuhasubiremo. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, abe ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Serivupure, muri byose. 25 haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Amen. Nashakaga kuvuga iri ni ryo tegeko ry'abashakanye, ni naryo tegeko ry'umuryango. Nuko umugabo agomba gukunda umugore we nk'uko Kristo yakunze itorero. Bivuze ngo nimba Yesu Kristo yararebeye ari mu ijuru akabona itorero rye riri mu kaga, Satani agiye kurimara, akavuga ati rero ibi bintu byo gukomeza nicaye hano nta kintu biri buze kumfasha, ntabwo bishoboka, ngiye kwemera nitange. Areba inzira zose, abona uburyo bushoboka ni bumwe, nuko wagomba gutanga amaraso ye. Amaraso yakameneka. Njya ntekereza ngo wenda nuko mu ijuru hatabayo iriya mikino y'imirengwe mu rw'isi bakina, ariko mu ijuru iyo iyo mikino ibayo bakavuga ngo tugiye gutora Mr. Yesu ntabwo yazamo. Kubera impamvu atazamo, afite inkovu.
Yesu ntiyajya mu gisirikare cy'u Rwanda, afite ibintu by'ibikovu bitoboye, agahanga kose ni inkovu, urubavu ruratoboye rurapfumuye, ibirenge birapfumutse, mbere yuko bamupfumura Bibiliya ivuga ngo ntabwo yari uwo kwifuzwa n'abantu. urumva kandi siko yahoze kuko Bibiliya ivuga ko yari ubwiza, yahoranye ubwiza bwe bwose. urumva ariko araza mu isi bamutera ibyo bikomere byose arabyihanganira. Muri ibyo yaravuze ngo ibyo arabyihanganira ngo abone uko aducungura. Yesu rero kugira ngo itorero aryeze abo umutwe waryo yaryogesheje amaraso. Ni nako Bibiliya iteganya ko umugabo, nizo nshingano iduhaye, ko umugabo agomba kwitagira umugore we kugeza ku rwego nimba ari n'amaraso byemera ko uyamene, urumva n'amaraso bishoboka ameneke nk'uko na Yesu yarimeneye. Si ijambo ry'Imana se? Ariko umugore wawe arye, urumva umugore wawe abeho. N'umugore rero gandukira umugabo wawe muri byose. Uyu mugabo wagiye kwiyuha kuya, uyu mugabo wagiye kwiyuha kuya, wemeye gusesera mu mifatangwe, yego, nawe niba atashye mwubahe, gandukira muri byose. Icyo bita kuganduka abantu babyumve neza, ni ukwemera. Gose ndabigereranya n'iki koko? Nyine kumugandukira muri byose, kumufata no kuvuga ngo kumenya ibyo ashaka, hanyuma ibyo ashaka ukabikora mbere yuko abigusaba. Ibyo dongo iyo wagandukiye umuntu umenya ibyo akeneye mbere yuko abigusaba. Ariko ahangaha turi kugira ngo abantu babe distinct, donc babitandukanye. Yego, hari icyo bita abera bitorero. Yego, aba nibo bari kubwirwa. Yego, kuko ubu dufite abantu bifite ba Nabali. urumva abantu babureze ubuzabwira ibintu byo mu itorero. Abanyegiputa ba Yezebeli ibyo bintu se iwabo birahaba? Ntabwo ibyo bintu ari byo kwa ba Yezebeli turi kuvuga, turi kubwira abantu bo muri Isirayeli y'umwuka. Wabyumvise? Tutabwira abagore ba Ahabu bakadutuka. Rwose kwa Ahabu mwebwe mwikomereze gahunda zanyu. Murabizi ko iki gitabo n'ubundi kibashisha. Nubwo ari ukuntu nyine mujya mugera ahantu mukabona kugira ngo muharenga ko mugikoresha, mugomba kugikoresha mukakihishaho inyuma. Ariko murabizi ko kukibumbura mu bitinya, mugitwara kibumbye bukihishamo inyuma kuri iyi kava y'umukara cyangwa y'umutuku cyangwa kwisi. Ariko murabizi ko iyo kibumbutse kibasharimbuye, donc hagati y'inyuguti n'urupapuro rw'umweru, inyuguti y'umukara, ntabwo muhagera. Ahantu nta kintu gihari. Ibyo bintu bihari ntabwo biba bigaragara n'andi maso biturikiye. Ibintu bisomeshwa andi maso wapi? Rero nabo ibi biri kubarenga birabasiga. Turi kwibwirira umugore. Impamvu nari mbivuze, yego, ubwo nari gutekereza batare ko muri byose bibaho. Muri byose ibyo bintu wenda nagerageza, ariko muri byose ntibibaho. Kugerageza. Ariko itorero rigandukira Kristo muri byose, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo utari uw'Imana uba uri uwa Satani. Kandi yaravuze ngo ubwo udakonje ntunabire, ukabura akazi wazengiye kuko nanjye nabivugiye ngo ejo hatazagira udukurubana mu nkiko. Yego, akajya kuturega, turi kubwira kumbwa ngo ni icyuhe kandi nikundira kuba akazi uyaze, mucunga ku jisho yaba agiye njyana igihimba cyanjye ahandi gucomeka undi mutwe. Ruba ubwo murashaka ko mpara amafaranga yanjye nishyuye iriya geto, yampombye gutyo gusa. Ukugandukira imitwe, kagahungu kajya kamfasha gahunda wapi? Abo ngabo bo mwebwe nimutihana muzarimbuka. Mwebwe ubwo nyine ni uburenganzira bwanyu kubyumva. Ndabizi abenshi ibintu bajya banabyihanganisha, bahita bagenda, baba bashaka ko tuvuga ati wa runaka wagiye ku karubanda, amajwi ya runaka bari kubikora. Ibyo ari byo babishakira. Twabonye hanze iyo butike kayifunguye, nta nubwo ari iyiwacu ngo mujye guhahira ahandi. Ariko babandi rero bumva
babona bareba kandi bahumurirwa bakoraho bakamwumva bakumva. Reka twiganirire, mwari mutangiye kwandura imico y'abamowabukazi, reka tubabwire aho imbibi zanyu, aho imbago zanyu zishinze. Nimugera kuri uyu muhati turi kuvuga, mujye mugarukiraho, hirya ntabwo ari mwanyu. Muvuga ati njye ntago nzongera kumuha oya, ni ukugandukira muri byose. Ibyo ni iby'abamowabu. Kandi namwe mwabagabo mwe mutiga ngo mumenye ukuntu umwami Yesu yabonye ubwo bwiza atari ubwo kugundira akabati kajya gushaka umugeni wanjye. Yego, za nzira zose mwanyuze, burarega umugabo nawe anyura mu mibabaro ya Yesu. Narangiye mu bukwe bw'umutipe inshuti yanjye, mu nama y'ubukwe bwe. Yego bro, uri umugore aravuna cyane, arakuvuna ugatuma umutwe ubwonko bukayanuka, yamara kwicara aho ngaho akakubwira ati ariko ejo bundi hari ako nabonye bari gukina, bati niba tutasezerana ivangamutungo rero, ati se muda sezerana ivangamutungo, twavuze ko tuzasezerana kuvangura umutungo, none tuvanga umutungo. Kandi ubwo bageze ku murenge ati yego tumuvange nyine. Nese madange nawe turavanga iki? Ufite inzu? Ntayo. Ufite imodoka? Ntayo. Ufite amafaranga kuri konte? Ntayo. Nese tugiye kuvanga iki? Ufite amasambu? Ntayo. Nese mada dusezerane kuvanga iki? Ngewe nawe ibiki tugiye kuvanga? Ngo yewe ngo nuko bimeze, ngo nimba atari ibyo ngo emera usebe ngo dutahe. Muhungu amubera ikasha mubwateka ubwiza ukuri, ngiye burya turataha rwose. Ibyo bintu byo kuvanga ibidari ko abantu bavanga kimwe ugazana ikindi mukavanga, umuntu avanga ubundi mubamo wabukazi arakubwira ati niba ushaka ko tuvangura ubwo no kuri gahunda tuzayivangura. Hari abagabo badaha agaciro ka ziriya mvune, sibyo? Z'inkwano, za dote, za reception n'ibindi, bamara kugeza umugeni wabo mu rugo bati kangarame. Abagore nabo bati ntacyo, bo barahangejeje hano nditunga cyane. Iyi mico ntabwo ari imico y'abantu b'Isiyoni, ntabwo ari imico y'abantu bajya mu ijuru. Bibiliya yatubwiye ngo umuntu udatunga be, cyane cyane abo mu rugo rwe, icyambere abayihakanye ibyizerwa. Ni ukuvuga ngo ibyizerwa ni ibiki? Nimba umuryango wawe ufite ibibazo bigukomokaho byo kuba utawitaho, icyambere nushaka ntuzirwe usubira mu rusengero, ntuzagire ikindi nta nubwo ukwiriye gusubira no mu bantu, wagakwiriye kujya muri bene wanyu kubera ko wihakanye ibyizerwa. Ubwo ndi kuvuga gukata, ushyiramo ibinyoteri, ujya hano ruguru kwa Gitwaza, kwa Minyoni, kwa Juliyeni, kwa Izayi, kwirwa ukatahari yigorere ni ukurushywa n'ubusa, kuko wihakanye ibyizerwa. Ese ibyizerwa ni ibiki? Ni uko Kristo yapfiriye itorero rye, kandi rikaba rimutegerezanyije amatsiko, akaba narikunda kuzageza igihe azaza kuryishyira. Yego, ibyo rero warabyihakanye. Wabyihakanye ryari? Igihe wangaga guhaha kandi uyafite. Wabyihakanye ryari? Igihe wajyaga kuyahihabara umugore wawe ataza inkoko, urumva, ukajya kuyigurira ihabara. Icyo gihe wihakanye iki? Ibyizerwa. Igihe wahaga akayabo mu gasozi, nyamara wagera iwawe ukihindura intare. Igihe wafashe umugore wawe nk'umukozi wawe, icyo gihe nibwo wihakaniye ibyizerwa. Iby'uko uri aposo, iby'uko uri bishop, iby'uko watona mu rusengero, uri diakoni, uri umuvugabutumwa ushyushye, ibyo bintu uvana aho ngaho uwo mwanda. Buriya n'abantu ugaburira ubundi buri kubaha uburozi. Ibyo ni ibirozi biguturukamo, nta buzima bw'umwuka ufite. Pawulo yakoje sirenga imwe hava ngo buri muri waraza. Yego, ibyo nibyo bita gutera waraza. Nangwa na waraza rega. Dufite abantu b'Imowabu n'Abayebusi n'abandi bacunga bamaze kubyazamo imwe ebyiri eshatu. Yego, kunda ya kane bakaba rirutse. Ahangaha ntabwo ibiryo bikiboneka. Kigihimba wakica umuntu nkajya gushaka igihimba kiri kundemerera, kandi ni wowe wakiremereje. Wibuke ko wakizanye cyoroshye.
ntangije terura ugashyira ugasomagura ukajyana aho ushaka byoroshye none ukazimya itara uteruye ukazimya itara none ugenda usukamo imiruho yawe wiyuha ibyuya ushyiramo ugira ibiki byose iyo kimaze kuremera utangiye kuvuga uti rero sasa ibintu biremereye ngiye nta nubwo nkorana nabyo twengeye kundemera kambe ncomoyemo umutwe wanjye aho ujya kuwucomeka gigabanye yo gucomeka abandi hari byoroshye rero icyo gihe wihakanye iki ibyizerwa akaba ari nayo mpamvu tubwira abagabo bose bacomoye imitwe muyigarure bakajya kuyicomeka hano mugarure iyo mitwe cyangwa mutandukane na Kristo nyiri itorero buriya cyangwa ijambo hari imodoka zitwa rukururana urazizi zino modoka hari iziba zifite ngo niba ari makuzungu hari ibya makuzungu kumva ibiro byose by'inyuma biba bitsikamira imbere rero mwa bagabo mwe mubona ko ari agatwi umushoferi aba yicayemo mugire ngo nuko ari gatoya siko gatwara iriya makuzungu cyane rero niba ugacomoyeho ugasiga kontineri aho ngaho mwishaka kuzajya gupakurura ngo mugeze mu ijoro uje gupakurura ntacyo ujyanye ko ntacyo ujyanye kandi nawe wagikontineri cy'inyuma we nawe bagucomoyeho umutwe ntugire ngo urarenga aho ngaho ubwo ngubwo amabandi amasarigoma ararara munsi ane byose bigiye gupakurura inzuma barakugurisha mu byuma iyi modoka iba yuzuye wikicomora ngo ko ari njye upakiye hari ukuntu umugore akubitisha abana bawe ngo ngiye ngo mfite amaze kujya abana bakuru ngo bazajya bandengera ngo bazajya ngo n'ubundi ngo nanjye ngo ndabumva amaguru sinjye uyafite amapine yose sinjye sinjye ibintu byose sinjye ubikora uzacomoraho umutwe umunsi bazayicomora aho bazacomorera niho uzaguma ingegera niho zizakurira nimwo zirara amasima bayakuramo imyuka umunsi bazaba bamaze kumaramo imyuka urumva ibyo warupakiye babitwa nibwo uzamenya kumenya yuko kagatwe nubwo wakasuzuguraga kari gafite agaciro ko kugukiza ibyo bintu wenda ukagenda uremerewe n'ibirupakiye ariko agatwe kagukurura mu rugendo ugomba kugera aho ugomba kujya ijuru amahoro rega buriya n'itorero naryo nk'uko nyiraryo arivuga turi ingingo kuri ryo ntabwo wanyumvisha icumu gusa amazi n'amaraso gusa niyo adutwaye ni nayo mpamvu baryanze buriya amazi n'amaraso yo mu rubavu niyo akurura cyane rero abantu benshi bashaka kuyicomoraho bagakora divorce ibyo bintu by'amaraso tuzatanga ibindi amavuta ya elayo yakora yabidufasha ibintu igasimbura ayo mazi yanyu n'ayo maraso urwo rususirane nta kuntu twabigira ubu dufite abagabo babaye abashyitsi bashyitsi mu ngo zabo ku bihimba byabo ku bihimba ni ukuza kureba aho yagicomoreye ko ariho kigiparitse kigera zaragitwaye bakigurishije ku nyuma bagitwaye inzuma imyuka iracyarimo hari ibihimba rero bigerageza bigashyiramo imyuka gati nayo bazakoraho cyane ariko mwa bagabo mwe nimujya musanga amapine akirimo imyuka mujye mumenya ko hari abazamu bashobora kuba barinze iyo makuzungu iri aho ngaho hari rero buriya ziba zaragiye zimugiye zigifite umutwe avuga ngo akabando k'iminsi ugaca kibona uyu mutwe sinkwizeye ko nishakira abagadi bazandindira ahantu bazancomorera njye ngenda bahari kandi bo yajya agenda yicaye hejuru ntawamenya urumva abo ni ba bagore rero bagize ubwenge bakavuga ati uyu mugabo nubwo akishije wenda nubwo mbona umutungo uri kuza ariko reka ngerageze nishakire Yesu mwifatire twibanira akaramata ntawamenya ni wa mugabo wo mu bukwe bw'ikana wakoze imibare akavuga ati nubwo abantu bazantwerera nanjye nkiyengera izanjye ariko zishobora kuzancirana reka nitumirire Yesu n'abigishwa be na Mariya nyina bazazane babe bari muri ubu bukwe hari backup hari backup nimba nta no byanze nzigumanire hari igihe umutwe ucomokamo ukiruka ariko reka ntumire umuhungu wa Mariya aze hano nizishira rero Bibiliya ibita ngo ni abagore b'abanyabwenge yego
ntabwo ari ba bandi babona amafaranga ari kuza bakayacengeza mu mutwe bagasinziriramo bakajya batama inkonda bakibagirwa gukorera umurengezi wa byose bakibagirwa gukorera wa wundi uyazana bakibagirwa kubana neza n'Imana bakahugira mu byubahiro ngo by'abagabo babo kwa guhereza byose hari igihe byahinduka kubwe cyangwa kubw'indi mpamvu ariko kuko uyu munsi Kigali n'ahandi mu mijyi igiye itandukanye no mu byaro byagezeyo sinzi niba n'iwanyu byarahageze nk'inaha iwacu baravuga ati barasharinga hari igihe igihimba baba barakijugunye ahantu nk'igikondo umutwe waba uri kunyuraho watorotse ariko hano nawe hari ikiri gihimba ngwino kirafatanye impamvu zo ni nyinshi ariko kubumva ururimi turi kuvuga niba ubona umutwe waracomotse udateze kongera kugaruka cyangwa se wari utwaye warebye ugasanga igihimba cyaricomoye cyarigendeye hamagara uyu muhungu wo kwa Mariya ahubwo kuki atawushyize muri asiranse kare genda baza wa mutwe we igihimba cyawe kiri muri asiranse niko wagihimba umutwe wawe uri muri asiranse umunsi wakuvaho bigutunguye washobora kubona akantu kagusayidira ukabura ukundi kuntu babisanasana ngo ubuzima bukomeze hari bakapu wabona hari ubundi buryo dusobanura aho ngaho hari ushobora kutumva icyo uraze kuvuga kuri kumva ndi kubabaza ngo wa mugore we uramutse bibaye ngombwa ko umugabo wawe agukurwaho nonaha ese wakomeza ukabaho wishinganishije muri Kristo Yesu ku buryo wavuga uti nkomeje Kristo arankomeza aramfata akankomeza cyangwa amabandi yagusahura cyangwa imbwa n'imbwebwe zakwinjirana cyangwa isi yakubona aha ndaboneraho kubwira abantu wa mugore we uhora ureba mu biganza by'umugabo wawe ugafunga ubwonko ukumva ko ugomba gusokoza ugasiga inzara ibyo by'imibereho y'urugo n'iterambere ntibikureba nagira ngo nkubaze buriya gucomotseho bigutunguye agiye nyine Nyagasani akavuga ati Uwiteka ngewe sindeba nk'uko abantu bareba mwana wanjye ngwino nguruhure hano wa mugore we byagenda gute ese wa mugabo wewe wihingije inshingano icyo gihimba wagicometseho ko afite uburenganzira bwo kugicomora isaha n'isaha agicomoye uri muri asiranse bigutunguye uri muri asiranse wabasha kubona ukundi kuntu nyine mwabasore mwe rero namwe abakobwa mwe muri kunyumva mbere yuko mugira ibihimba mucomekaho mbere yuko hari imitwe mwicomeka ku bihimba byanyu sibyo hari ukuntu cya gitabo kidutwara cyaravuze ngo igihimba cyiza muragihabwa n'Imana cyane sibyo ariko ikibi ngo kiba kimeze nk'ikimungu kimunga amagufa kanseri Bibiliya zindi ndimi zo nyine zivuga ko ari kanseri sibyo mbere yuko ucomeka manzi urebe ko isinga bihura neza kuko hari isinga zijyaho ugasanga grise ntabwo ziri gukoramo neza ikibazo cy'imitwe y'ubu isigaye ireba garidefu hari ibigaridefu bibyimbye hariya pfiriya batitaye ko byaba bibyimbyemo ibikarito cyangwa ibipapuro cyangwa se imbaraga z'abaranguriye Kongo imbaraga z'abaranguriye umutwe wanjye ukwiriye kujya gucomeka hariya izi singa ntabwo ati wakwitegereje imbere bitancika bitajya bitarancika wabajije ni ikiyobeye kiradingisa neza kizi gufotoza kigira nka gutya ashaka kuncika abwiye abantu ngo batandukane no gushaka abagore bo gupostinga kuko birababaje kubona imitwe y'ubu ngubu isigaye igenda ishaka ku bihimba byo gupostinga no guhostinga profile gupostinga no guhostinga nzagihostinga ubu dufite imitwe ijya gushaka ibihimba byo guhostinga rero mw'abantu mwe reka mbabwire buriya Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akagenda umutwe awucomeka ku gihimba ngo bakaba umwe iteka ryose umwe
amaraso yavaga mu mutwe akajya Akajya atemba amanuka mu akomeza mu gihimba. gihimba, nava mu gihimba agakomeza azamuka ku mu mutwe. buryo iyo tugiye ahandi mu nzu zitiriwe izina ry'Imana bavuga ati dore igihimba n'umutwe byabaye bimwe cyane rwose, pasiteri nawe akabihuza akabihuza neza bikarangira. kandi agasoma ijambo rivuga ngo icyo Uwiteka yateranije umuntu ntakagitandukanye. umugore n'umugabo iyo umutwe utandukanye n'igihimba, umutwe uba upfuye n'igihimba kirabora. nuko biba bimeze. hari abapasiteri abapasiteri bigize ba rucometse bayigize ba rucometse. ati rero wa mutwe we umaze kubyimba, ntabwo kiberanye na kariya gahimba gatoya. kariya gahimba ntabwo kari ku rwego rwawe. Vana Ngwino nkwereke igihimba kicomoye neza kirimo imyuka. cya gitabo ko cyavuze ngo icyo Imana yafatanyije umuntu n'akagitandukanye, kandi nigitandukana gitegereze kibesheho paka iteka ryose ntikizongera gucomekwaho undi mutwe. hateka reka ayo mategeko yararangiye. turi mu buntu, turi mu buntu, wowe uracyari muri ibyo. ati wowe ariko nubwo ari mu buntu, ibyo bintu ni Pawulo wabyanditse muri kandi biri muri shyashya. ati na Yesu none Pawulo ari we wigishije ubuntu. utejo bundi numvise akaba ari batira nawe wavuze amasengesho ibyo bavuga bintu. ko na Yesu yavuze ati nk'umusenda utamuhoye yego gusambana. yego none uyu muntu genda ubigisha ubaziko shubarare utegereze. ibyo byo birumvikana, ariko genda ubigisha ibaziko. none pasiteri akavuga ati ibyo Yesu yavuze wareka ibyo bintu ko dufite Yesu wundi. ndanagusengera ube nawe pasiteri, ujye uteranyaho indi mitwe. wahita kugeza ku rundi rwego, ikirere cyawe nkakizamura. comoka wereka aho gucomeka nawe uzamura ikirere. hari igihimba hariya kigifite amapine arimo imyuka neza, kinapakiye byinshi kandi si y'uyu munsi nibyo ishaka. uraguma muri ibyo ngibyo ntuzagira. Rekana bakaba barabihuje bakabyunga da cya gihimba gifite kontineri ebyiri. kandi ugasanga nabyo bitangiye kugira amacaci bijya bibwiriza. igitwe cyavuye ku igihimba cyavuye ku wundi mutwe cyaracamekanye, none bifite nabyo isengero. bitwara Bibiliya bivuga ngo bitwara Bibiliya. igiti niyo cyatemwa kizongera kigashibuka. ngo ni amahirwe ya kabiri. aya ni amahirwe ya kabiri. ngo ni aya kabiri. kandi igihimba cya mbere kiracyarira, kiri hariya kiracyarira, kiri hariya kirakigenda gutya, kigiye gupfa, kigiye kubora, nawe uraho. hari abacika kuri byinshi rero reka tubabwize ukuri. divorce ntabwo yemewe, kubera ko mu by'ukuri iyo umugabo atandukanye n'umugore, umwe aba apfuye. kuko imbere mu rusengero, aho mwita imbere y'Imana, umanika ikiganza, amagambo bagusubirishamo, uravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara iki itorero rye. iyo mutandukanye rero uba upfuye, kuko Yesu we ntaragaruka kuritwara. tujye tuba kiriya tubwiza abantu kuri. ibyo bintu mwagize nimba mwumva ntacyo bimaze, na hariya ntimukirwe mujyayo. nimba mwumva hari icyo bimaze rero, ukatandukana udapfuye, ubwo bupfuye mu buryo bw'umwuka. batubwira ati bya bintu mwadusezeranyije byatunaniye, sibyo? pasiteri wanyu nawe ni injiji, yahuje ibidahuzika. ikikubwira ko ari imitwe, sibyo? hari n'ibihimba bitwara ibihimba by'abandi, ntabwo ngeze mbivuga. igihimba kigacunga ikindi gihimba kigahita kiruka kikajya gucomeka, we wati comekaho nta kibazo. hari n'ibihimba bya danje. ikindi gitwe cyiza kikavuga ati gonda uwo mutwe comeka. sana uwo mutwe wawe nzitunga. ukabona undi mutwe ucomekeye hano. hari imitwe ibiri ku gihimba kimwe cyangwa itatu. none ukavuga ati ndabona n'undi warakwiyeho, gondera imbere. gonda nawe mutwe. ubu dufite indi mitwe. ibihimba byaje bati mucomekaho tuzitura. ari umutwe ucometse ibihimba nk'umunani. tupfa kuba bifasheho gusa. kandi ugasanga uwo muntu ari kubeshya ngo arajya mu ijuru. Imana ko iheruka ishyiraho kimwe, ibyo bindi ibihimba byagiye ku umunani gutya. ese ubundi imitwe yabyiriye. wereka nkubwiza ukuri. wa mutwe utwaye ibihimba 20 bitari ibyawe. icyawe ni kimwe. uzavugaho imitwe wayishyize.
hari igihe uzajya ku ntebe y'imanza hari igihe uzavuga uzabisobanura twereke ugasobanuraho imitwe wayishyize ibyo bihimba utwaye ubundi byari bifite imitwe uzavuga aho wayishyize komedi ka Regisi yajyaga akina afande Regisi ujya umuntu akiri kuri Afrimax ahura n'umuntu akavuga ngo nyereka ngo ngira ahantu umusirikare w'ishari ubu hari ahantu bazagera imbere ya Yesu hagati nyereka ibihimba by'abantu ko wa mugore we wagihimba imitwe wayishyize iyi mitwe wakusanye ibihimba byayo biri ibyo bihimba wa mugore uzavuga ufite imitwe 6 ibihimba byayo biri ngo ntawamenya ngo tukwiye kugira ubwenge ngo ijambo ry'Imana rivuga urabona ngo nyine ngo uyu mutwe ni uwo kujyana muri salo uyu mutwe ni uwishyura inzu uyu mutwe ntumenyera imyambaro uyu nguyu nayipanze akazi niyo mpamvu nyikorera yose mubona mba nyikoreye intwaye nyitwaye yose uyu ni uwo kujyana ku rusengero bamenye ko nyine uyu ni uwo kujyana ku rusengero bamenye ariko uyu nguyu ni uwishyura kaminuza kwishyura kaminuza noneho hari n'ibihimba byazanye amashami ugasanga amashami ariho ni ay'imitwe itandukanye yego ishami rimwe uri kumva ryavuye kuri wa mutwe umwe wa hano wo muri salo irindi shami naryo ikizakubwira imbaraga rero ni aho uzasanga ishami naryo ritangiye gushaka imitwe ubwo abanyamwuka muri kureba kikiri ikiremwa cy'Imana ni ikindi kintu kiba kiremye hagati aho ngaho ya mashami atangiye nayo gushamikaho ibigendanye n'ibyo nyine yavuka hakomoka ko byashamitse akaba ari byo bita karande. ubu dufite amashami dufite imitwe tukagira n'ibihimba yego yavuze ati ariko rero dushingiye ku ntuza yacu uyu mutwe ngiye kuwucomoraho ntabwo nabyihanganira iyi kipe ntabwo ari uwacu ntabwo akina muri Rayon Sport yenyina muri APR yego reka comeka reho hari nibeshye nta mutwe ahincometse nari nibeshye anishakire ubwo bakaba barabirangije kandi bakabyeza ngo bakabiha umugisha bakabihumanira atuzanarebe ntandukanye n'uriya nibwo nabayeho neza turera n'agapoka ndara muri etaje ibintu byose bimeze neza njye nzashaka umutwe nkushake paka ndawushaka ndashaka genda niyo yaba ari na satani ariko paka mbonye umutwe reka rero tubabwire uba wihakanye ibyizerwa ndetse uba ubaye mubi hanyuma yutizera tubabwize ukuri mugore gandukira umugabo wawe muri byose wibuke ko mu gihe ubyanze hari abagore bafata ibihimba akaba bati comokaho umutwe comokaho gisishaka kujya guhindukira comokaho genda cyangwa uburawo ujya uregarega hirya hariya rega hariya kandi uzajya ufataho tugiye ku rusengero kugira ngo cyangwa tugiye kwifotoza none tugira mu buriri ujya uvaho uri kundemerera umutwe muzima ibyo bintu ntabwo ntabyifiramo uba wihakanye ibyizerwa ubu dufite imitwe mubi dufite imitwe ivuga ati uzajya ufataho turi mu rugo ari gufataho ariko tugera mu nzira kuko tutaberanye mutukanye ntabwo uzajya yicaramo ntuzajya umbaza kuri igihimba cyanjye zavuga ati reka hari umuhanzi ntashatse kuvuga kuko yahise yitahira bakaba yitwa Nyakwigendera yashatse umugore ngo yabonye agahimba kari guhimbaza mu rusengero kari kudingiza kano gahimba kadingisa gutya ko ndeba ntakiteyeho ntabwo byakunda aratekinika muri ba bandi b'abatekinisiye bamusengera ati comekaho bizagenda kuko ubu dufite bari bacometse ibihimba kandi ariyo gusa gafata igihimba cy'iruza cy'ingamiya afata iyi nka comeka
dufite imitwe y'abakiranutsi bacometseho ibihimba by'abanyabyaha, yego ati induru comeka ziracomeka bizahura ataka imitsi kuko ndeba utarigani kandi hari runo ruhimba ari runini aka gatwe kangana nk'igipfu ati comeka bizajya kukarinda inguma wowe bizajya bigenda bikura owe ngo mushaka uzamuhindura umuntu Yesu atahinduye ntahindurwe n'ijambo ry'Imana. umuhanzi ngo abonye ngo gutave ziri hejuru uzamuhinduza iki ngo aririmba kwa kundi atiye baba we taha arangomba gutakaramo. Umuhungu abageze gutya acometseho yego acometseho ageze mu rugo umukobwa amugatira sasa tujya gusenga ujye ugenda mbere ugenda ucumbagira ntabwo batazabona ko nashatse umugabo ucumbagira session ko nanjye mba numva ndi fiyeri yo kugera nawe babone ko nashatse umugore w'icyuke yewe ntabwo tuzaye tujyana uri kumbangamira uzajya ugenda ndagusangayo cyangwa nzahindure church njye nzahindure n'undi bintu byanyu mwabinzanyemo n'undi atari byo mbamo twasengaga kwa Runa kwa mami nkuye kwa dadi utara muri ibi bintu byanyu nzisubiriraho ujya ujyayo wenyine sheri umugabo akagenda hanyuma umugore akaza kumusangayo urumva byaje kurangira umugore umunsi umwe umugabo aravuga ati ntago birashoboka noneho tugomba kujyana niba akajya bambaza ngo ko wasize umugore wawe barajyana aramukurubana bagera ku rusengero undi rero bwarakeye mu gitondo aroga neza aragenda ariko ntago yagarutse udatire ndakomerezaho arahinga ku rusengero ajya gushaka undi mutwe reka ndasigara bwahagirana kandi yarakira umugeni bene uwo mutwe rero akenshi bene icyo gihimba kiza bagiteye inshinge tutazagira n'ikinya kugira ngo tutazagirana isano tutazagira ishami rishibuka kabana ugategere ushaka ishami ukaheba byagenze Uwiteka ukomeza usenge wafunze amarembo zamuka kizabonwa ajya mu rusesa amazi usengera ishami turebe ko ryazashibuka. Robert wadufashije gusengera ishami wakoza mutira reka nta kibazo kirimo reka mbabwire urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Muri makeya wenda nimba mwazimiye mukaba mutari kubyumva neza reka dukore nk'iminota 5 namwe tubabwire abatumvaga ibyo tuvuga. Umugore akwiriye kugandukira umugabo we muri byose, akamwubaha akamukunda erega tuvugisha ukuri nk'abagore tunababwiza ukuri. Iyo twabagabo tugiye gushaka abagore tuba twaye dusanzwe turya tuba dusanzwe twambara ibimeshe uko tuba tubigenza ntibiba bibareba. Abagore tuba tubafite kuko bashiki bacu na ba mama bari abagore urumva rero ingingo ya mbere ikuzanye wa mugore we ugomba kumenya iyo ariyo nepfiriya mu buriri niba byagenze nabi. Bibiliya irategeka, Pawulo niko yanditse aravuga ngo ntimukimane kereka gusa mwabisezeranye. Nabwo ngo isezerano ryanyu rishingiye ku gusenga kandi ngo nabwo nimurangiza gusenga nyamuneka mutabare vuba mwihute. Wa mugore we uri inkunguzi nimba umugabo akubwira ati reba hano ngo ndinaniriwe urananiwe ngo nyine ngo ngiye guteka ngo uretse ngiye kukumesera ibyo bintu byose wakora byose nushaka uzamesa iby'isi yose nushaka uzakora uzana amamiliyoni yose ntabwo umugabo akeneye amafaranga yawe mbere yuko akeneye wowe ubwawe. Ntabwo akeneye imyenda imeshe hakaza na WhatsApp nta nubwo bisaba ko bajya kumesa ushobora kuvuga ati kambe numva ikiganiro cya Tayisire cyangwa icya Robert iryo ni ishyano uretse ngo ngiye ku rusengero ngo nakerewe ku rusengero. Urwo rusengero ugiyeho iyo mana ugiye gusenga niya abasilamu baravuga ngo abamarayika barara bakuvuma ariko burya baranakuvuma uburi kivume n'isengesho ryawe ntirishobora. Oya Bibiliya yatubwiye yakuvuze ngo iki uba wihakanye ibyizerwa. Umuntu wihakanye ibyizerwa mu maso y'Imana ni iki? N'umugabo kandi nawe nuko wa mugabo utagirira umugore wawe ibyo wamuzanye gukora iki kiwabo yanywaga yumureka akishakira undi mutwe ubishoboye yumureka akishakira undi mutwe. Abo bagore muri kubabaza bakarinda kujya gukodeshereza uduhungu hariya mageto mubatesha umutwe mwabajyanaga hehe? Umaze kumubyazamo 3 4 yego
urirukanka ninde wababyaye si wowe wabibyaye ninde wababyaye iyo ubyara bake byarabaye ni ukuvuga ngo rero umugore nawe mugabo umuntu wihakana umuntu udatunga be cyane cyane abo mu rugo rwe gutunga umugabo harimo kumwubaha muri ibyo byose no kubanza ariko iyo nshingano ababwiye niyo ya mbere ibanza iyo ipfuye n'ibindi byose babipfuye hari ibintu nka bitatu nshaka kuvuga umugore ngewe wenda nawe uri umugabo mugenzi wanjye naganiriye na benshi kandi nzi byinshi ariko hari ibintu bitatu bikomeye cyane wa mugore we niba hari na kimwe wica muri ibi bintu uri umutwaro ku mugabo wawe waremereye uwo mutwe usigaye waratendetseho n'amatafari yakuzanye ari wenyine ariko watengeretseho n'ingidiga z'ibiti ngiye kujya kuzimiza ariko twavuze ko tujya kuvugisha ukuri sibyo hari ukuntu kera mu cyaro twajyaga tujya kwahura nk'ihene yego sibyo noneho ihene wagiye ukurura inama ukayishyira imbere zikagenda noneho ihene wakurikiza ikagenda yanga ishinga amafeshi n'uwo mugore rero niba ibyo bintu bitatu ugiye kuvuga byarapfuye uri ihene icya mbere nimba utaganduka mu buriri uko bikwiriye icya kabiri tuganire buretse gato ngenda gake amasengesho kuganduka mu buriri wa mugabo we si ukujya kutingana hari bya bindi by'ubukozi bw'ibibi icyo kiba cyabaye ikindi ni ugukora imirimo y'abashakanye mu buryo bwemewe n'Imana na leta n'abantu rwose bukurikije n'umuco nyarwanda kuko turi abanyarwanda ubwo nimba hari n'ibirundi muzakurikiza ibirundi mwebwe barundi muri kutwumva ariko kuba mufite ukundi kuntu mubikora mu muco wa kirundi ariko isi yose ihame ryo kubaka urugo urukumva ni rimwe rikorerwa ahantu hamwe ukuntu kumwe ibindi byose ni inzaduka ni ukugandukira umugabo muri ubwo buryo icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri umugore ugira umwanda Mana nyagasani nyuma y'ibyo bintu n'ibyo nushaka nabyo uzabikora ko niba ugira umwanda nabwo uri guta isazi mu mata nta mugore ukurimo urumva nta mugore ukurimo ibyo byo ugomba kubimenya icya gatatu mugore utubaha cyangwa ngo wubahishe umugabo wawe ukaba ubona umusuzugura umuhagarara hejuru aravuga ugasubiza ugakanura amaso ukamusuzuguza mu bandi ukakubita ukamushingaho ntumuhe umwanya wo gutekereza ntumwubahe ukarwanya ibitekerezo bye uri aho ngaho gutyo gusa ni ibintu byinshi navuga ariko ibyo bintu bitatu bikomeye nimba uzi ko hari kimwe utubahiriza niyo waba wubahiriza bibiri kamwe kakaba karakunaniye umenye yuko uri umuzigo watendetse amatafari n'ibiki umeze nka yahene bakurura yanga kuko ibindi bintu byose abagabo bashobora kubyihanganira ushobora kuba umunebwe umugabo akihangana akajya hahaka akakuzanira agasanga wamwubashye wamurereye abana ukamwubaha ukamwakira neza ukamugandukira akakora akigendera akabona ufite isuku nta ubundi umugabo wagandukiye mu buriri sibyo yego umugabo wahaye isuku umugabo wubashye yego usige wenda afite abadayimoni na karandezi wabo zidakira yego nta n'umugabo waguca inyuma nta mugabo waguca inyuma pe nta mugabo waguca niyo yajyayo ayambara ataha rwose tujya dukoma urusyo dukome n'ingasi yega abagabo tugira ingeso mbi zatunaniye yuko amaso yacu ariko umugabo wese ava akagera watunganijwe neza mu buriri agahura n'isuku akubahwa muri byose ntago yaca umugore we nyuma ndabihamije kuri kamera ndabivuze na dayimoni ntizabona aho zinjira kuri ibyo bintu byo kwirwa ku misozi ngo muri gusengera abagabo babananiye kandi ahubwo ari mwe mwabananije mubanze mukure iyo mizigo yindi mubakore zitari iri muri gahunda mugende maze rero nubona byanze koko pe uvuga uti byanze koko reka njye gusenga aho naho Imana izakwitaba vuba Imana izagusubiza nutitaba ku mugore ukiranuka mu buriri neza ni amahoro gukora isuku uganduka yego rwose ubwo waba udahari Imana yavuze ko nibahamagara izabitaba abagabo namwe rero namwe reka babwire bitatu yego nanjye ndaza kunganira akandi banza ukavuge akantu ko mu buriri turagasangiye yego nta mugabo udakwiriye gutunganya umugore we cyane rwose pe niba utanamutunganya ubundi njya ntanga urugero rwiza navuga ngo abagore barira ahantu habiri
sibyo? yego Umugabo muzima rero aba agomba kuhahaza ahambere ku munwa, akabiri ni ku gitsina, yego sibyo? yego Iyo umugabo atabashije guhaza ku gitsina agashaka guhaza ku munwa gusa, ni ahangaha igihimba cyicomora nk'uko twamye tubivuga, rwose kikajya gushaka uyu mutwe rero sasa ugabura hamwe. ntabwo biri kuza neza. Mayonezi zirahari nta ribi, urumva, yego ariko n'inda yatumye mayonezi isa. yego ntabwo mwereka mukora agasiporo kumye mube fiti, urabona ko amasengesho ari fiti, urukumva mwe mwuzuye, sibyo? Ikindi cya kabiri, kimwe mu bintu abagabo bagenzi banjye, ikintu cyitwa kubeshya, kinyoma. Kinyoma ni ikintu kibi gishobora gutuma igihimba gicomora kikigendera. Ujya ubona ukuntu ikintu cyitwa umuserebanya tuno turabuca twose, sibyo? turebutire, sibyo? Ukuntu iyo ugakubise kamanza kujya kurengera umurizo, yego ukaze ko nyine niho ubumara buri. N'umugore yatangiye gushyirwaho ibinyoma, ntabwo aba acyubatse. Icyo cyo ni ikintu nzi mpamya, nabo nunze, nabo naganiye nabo, umugore washyizweho ibinyoma. Reka ubwo icyizere kiba kirangiye. Bibiliya yatubwiye ngo mugabo banza ukunda umugore wawe. Ese ibimenyetso by'uko ukunda umugore wawe ni ibihe? Icya mbere ni ukumukora, ni icyo uvuze cyo kumukorera icyo wamuzaniye, kubera ko nyine hari igihe uba waramushatse ari isugi, ibyo bintu atanabizi. Iyo arangije kubimenya rero akamenya ko biribwa, mugaburire yirire ni wowe ubimubwiye, ni wowe mufunguriye gahunda, urumva, mugaburire yirire ni wowe ubimubwiye. Icya kabiri, abagore bikundira kurya. Mugabo wicisha umugore wawe inzara, ntumenye guhaha, ntumenye gukora byose, urimo urihakana ibyizerwa. Icya gatatu, mugabo utaganiriza umugore wawe nk'uko wari ubivuze, tumubwize ukuri. Si ukuri gusa, ahubwo urakumubwira ryari, urakumubwirira he, urakumubwira mu buhe buryo. Kuko twebwe dukururwa n'ibyo tubona, ariko abagore bakururwa n'ibyo bumva. Niyo mpamvu iyo ugaburiye amatwi y'ibinyoma, hahandi hazaza umusaruro w'ibyo wamugaburiye, bigasanga birapfuye, ubwo ngubwo ni wowe uzaba wikozeho. Niyo mpamvu rero menya uko uganiriza umugore wawe kandi umukunda. Urukundo, bakeneye urukundo, bakunda keya. Abagore bakunda iki? Bakunda keya. Wa mugabo we, izo stress n'iminaniro yawe nibyo amafaranga urayaza ugashyira hariya, sitoke yuzuye ibyo kurya, nta kuntu uba utagize rwose. Ataha ahantu heza, oya rwose wamurutishije abandi. Yego, abandi bagore birirwa bavuga ati cyokoza hariya. Ariko se nta jambo ryawe ryiza se, kandi hano hanze hari uduhungu tw'utumotari, tw'utudirisha twa korari, twirwa duterura, twirwana na ba bandi birwa bacura imitoma n'abayiga kwa Satani, kandi bayibwira uwo babonye bose badatoranye. Wibwira koko yanzara afite mu matwi ye, yanzara afite mu matwi umusa azabona uyihaza, azirwa yita ko avuye mu makaro, azirwa yita ntabwo abyibuka. Niyo mpamvu rero ibyo bintu namwe mugomba kugira gute kubyitaho. Kandi umugore wawe nawe niba akeneye urukundo, mu rukundo akeneye ibyo byose bikubiyemo. Abagabo, dusoje ikiganiro cyacu. Bibiliya mu ijambo rya conclusion iravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo namwe mugirira abandi. Niba wa mugabo ushaka gukundwa, kunda. Niba wa mugore ushaka ko bagukeyaringa, hanyuma ibintu bizagenda neza. Guca inyuma y'ibyo ngibyo ni ukwihakana ibyizerwa, ndetse uba ubaye mubi, uba urutwa n'umupagani. Abana bawe ntabahahira, bwira abantu badukurikiye nzoze. Muri iki kiganiro nacyumvishije, numva n'umwuka w'Imana akiyoboye. Uri urukundo rugira indimi 5 ruvuga, zitandukanye n'izi tuvuga. Urukundo rugira ururimi rwitwa touching, gukoraho. Umugabo utazi gukoraho cyo bita tushe, touch,
urwo rurimi ntabazi kuruvuga, sibyo? yego Hakaba n'urundi rurimi bakora rwitwa affirmation. Affirmation, sibyo? Ni ukubwira umuntu wambaye imyenda n'ubundi isanzwe ari imyenda izgurirwa ku isoko, ukamubwira ko yambaye neza, yaberewe. Ukaba ati niriwe nzenguruka muri Kigali nabonye abagore bose barimo umwana ufite akantu barusha cyane, sibyo? ntambaro kaberwa, imyenda ikagufitinga, tuvuta turagufata, Urusha guteka ukagira ngo hari ahantu hose niko hariye, sibyo? yego Bazita affirmation word, yego sibyo? Hakaba n'icyo bita uri kumva, sibyo? Timing. Umuntu ushobora kutamubwira utwo tugambo twiza ariko ukamuha igihe cya nyacyo, basi sibyo? yego Hari abagabo bava ku kazi cyangwa n'abagore binaniriwe, akazi igihe akagiha televiziyo na telefone, yego sibyo? Igihe cyo gukora amabanga y'abashakanye ukakigira igihe cyo kumesa, yego sibyo? Hanyuma igihe cyo gusinzira ugashaka ko kibaho ari cyo gihe cyo gukora amabanga y'abashakanye. yego Kumenya time ni ururimi rukomeye, turi kugendana. yego Hakaba icyo bita caring. Caring ni ukugifutinga ku masengesho, yego ukagira gutyo ukagura ka kaji ka 600 ukakamanukana cyane, ukaza ukamugatakira, yego turi kugendana. Ntabwo ati ji nanze kuyigurira abantu bose, yego ni wowe uyikwiriye, ariko ni byinshi. Reka twisoreze ikiganiro, yego ariko twagira ngo twiganirire. Ubu tuba dutanze umusanzu ku gihugu, yego nk'uko Imana abe kuri mwewe. iyo umuryango upfuye igihugu kiba gipfuye, iyo umuryango upfuye itorero riba ripfuye, iyo umuryango upfuye generasiyo iba ipfuye, iterambere riba rihagaze. Muzarebe iyo umugabo atandukanye n'umugore, abana bajya he, bahinduka iki, baba hehe, papa ari he, mama ari he, umugore yitwa iki, umugabo yitwa iki. Icyo gihe byose biba bigize gute, biba bipfuye. Kandi nongere mbabwire ngo niba waradevorushije ukajya kubana n'undi muntu, arimo inyungu zawe, ari wowe ubiteye, ari wowe biturutseho. Kuko umugabo ashobora kudevorusa n'umugore ariko biturutse ku mugore, umugore we akayisabira. Icyo gihe njye nta rubanza mfite ku mugabo, kuko amategeko yo arabatandukanya. Reka njye mvuga iki kintu, yego sibyo? Dukurikije ikintu Pawulo yigishije abitorero, yego yabigishije iki? Yababwiye ati abantu babiri babana bizera, yego ntimugatandukane rwose, sibyo? yego nta bizera bo gutandukana, nta bizera bo gutandukana, ntibyemewe. Kabiri, hari igihe bya bindi nakubwiye ngo abahanuzi baza bagacomeka ibihimba n'imitwe, sibyo? Hari igihe umuhanuzi ashobora gucomeka umuntu utizera kuwizera, sibyo? Cyangwa se Satani akakoshya amarari n'amabuno n'iki byose bikakoshya ukajya kugira umuntu utizera. Bibaho kuko turasana intambara. Uyu muntu utizera Bibiliya avuga ngo nashaka kumutandukana, nta kindi kintu wakora, kuko ushobora kubyuka mu gitondo akanigendera cyane rwose, uvuga ati njye simukeneye cyane, sibyo? Ibyo birumvikana. Aha rero haba hasigaye ingamba, ari nko nkohereza, dore ubwo mwari muneze umutego kugira ngo bigenze gute, hakurikiraho urugamba rwo kujya kubaza Imana ngo Mana nkora iki, nkora iki, niki gikurikiye. Kuko Imana ariyo ifite ubushobozi bwo gukora amarenga ayobora n'iki byose, izi impamvu zanyu ishobora kuguha ati genda wongere wubake urugo. Umwuka rero ashobora no kugutaha akakubwira ati simama, igumira uko, tegereza uriya no azakatakata agaruke cyane atanagaruka, kuko Imana ireba uyu munsi kareba n'ejo hazaza, azagutwara umeze uko. Yego, njye simbabwiye ngo mukore imbwa yacu mutazajya kundega ku Mana bikambuza ubugingo. Umuntu wizera n'utizera niba babanye bagashima ko bagumana, Bibiliya avuga ngo azakizwa ku bwo wizera. Hanyuma kutizera nabyuka mu gitondo akaba ati ndanyarutse, ndagurutse, mureke nta kindi kintu wamugira gute, wamukoraho, sibyo? Hanyuma ahita ugenda ujye kubaza Imana iki, inzira. Hari igihe mwana nabikoze mutabashije Imana iki, inzira, iki Imana izagusubiza uzakora iki, icyo. Kandi Imana ivugana n'abantu bayo mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ndagushimiye ko abanye natwe, shimiye n'umuvandimwe watuganirije. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe kuri mwebwe none n'iteka ryose. Amen.